sinzokubigenza sinzi no kubikora icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana hari ukuntu bikora iyo utegetse bigatungana ntakikunanira ntakikunanira icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana hari ukuntu bikora iyo utegetse bigatungana sinzokubigenza sinzi no kubikora icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana sinzokubigenza sinzi no kubikora icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana hari ukuntu bikora iyo utegetse bigatungana hari ukuntu bikora iyo utegetse bigatungana ntakikunanira kubera hari icyo batumvikanyeho nibibananira mukagerageza bikanga muzirinde ko hari uwakwica mugenzi we ahubwo muzagane inzira y'amategeko iyo byanze bya bindi urukundo navuze kubwizanya ukuri byose bikanga mugana inzira y'amategeko mu ngingo ya 218 batubwira ko hari impamvu zishobora gutuma umugore n'umugabo batandukana ibi ni byo muzirinda impamvu ya mbere ni ubusambanyi bwakozwe n'umwe ariko hari ibimenyetso ariko aha naho nk'umugore n'umugabo muzabitondere ko hari igihe benshi bumva amabwire ugasanga bamubwiye umugore wawe umugabo wawe mubonye aha ugasanga ubigendeyeho ufashe icyemezo kandi utasesenguye mugiye gushinga umuryango muzagira inshuti mugire abavandimwe kubagira inama ni kimwe no kuzikurikiza ni ikindi icyo bakubwira ku mugabo wawe cyangwa umugore wawe uzasesengure urebe koko niba ari byo ariko ntuzafate icyemezo utarebye niba ari byo kuri iyi ngingo ya mbere impamvu nari mbivuze nuko abantu benshi bakunda gutandukana kubera amabwire indi ngingo ishobora gutuma impamvu ishobora gutuma mutandukana mu guta urugo mu gihe kingana n'amezi 12 yikurikiranye umugabo cyangwa umugore yarataye urugo ntabwo ari nahukanye nagarutse n'amezi 12 yikurikiranye impamvu yindi ni igihano cy'icyaha gisebeje kuba mugenzi wawe ashobora gukora icyaha kikagutera ipfunwe ukumva utashobora kubana nawe ashobora kwica umuntu ashobora gufata umuntu ku ngufu ndetse n'ibindi ukumva utashobora kubana nawe hari izo mpamvu nabwo wagana urukiko ukarugaragariza ko hari izo mpamvu ubifitemo inyungu akaba yaregera urukiko indi mpamvu ishobora gutuma musesa iri sezerano ni impamvu ya kane kwanga gutanga ibitunga urugo kumwe
ya ngingo ya 210 nababwiye ko mwembi mugira uruhare rungana. Iyo hari usiganije mugenzi we nabwo hari ibimenyetso ashobora kuregera urukiko rugasesa isezerano mwagiranye. Impamvu ya gatanu ni uguhoza mugenzi wawe ku nkeke, gukubita, gukomeretsa, kubwira nabi, amagambo yo guhora utoteza mugenzi wawe. Impamvu ya gatandatu ni ukuba mushobora kugirana isezerano uyu munsi, yaba umugabo cyangwa umugore akajya iwabo n'undi akajya iwabo, mukamara igihe cy'imyaka 2 mutarabana nk'umugore n'umugabo. Ubifitemo inyungu nawe yagana urukiko rugasesa isezerano mwagiranye. Izo ni impamvu muzirinda. Kugira ngo ibyo ari byo byose abageni mujya kuza hano mwarafashe icyemezo, nkeka ko mubuzi. Uburyo bwa mbere ni ivangamutungo rusange, bwa kabiri ni ivangamutungo ry'umuhahano, uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Ivangamutungo rusange ni amasezerano umugore n'umugabo bagirana bumvikana kuzashyira hamwe imitungo yabo yose, yaba ariyo babonye batarabana ndetse n'iyo bazabona bamaze gushinga umuryango. Mukumvikana gushyira hamwe byibuze ibintu 3 by'ingenzi: umutungo wimukanwa, umutungo utimukanwa ndetse n'umwenda buri wese yaba afite. Iryo ni ivangamutungo rusange. Imitungo yimukanwa ni ibintu byose ushobora guterura ukajyana, itimukanwa ni amazu n'amasambu. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo cy'umuhahano. Umugore n'umugabo ni amasezerano bagirana bakumvikana gushyira hamwe imitungo bazabona bamaze kugirana isezerano. Ariko muri ubu buryo ushobora gufata umutungo, niba wenda umugabo cyangwa umugore wari ufite nk'inzu ukayigira iremezo ry'umuryango mukayitangiriraho. Ariko ubu buryo busaba ko umugore n'umugabo bakora cyane kubera ko baba bagiye gutangira nta kintu bafite. Uburyo bwa gatatu ni ivanguramutungo risesuye. Umugore n'umugabo nta na kimwe bavanga, ahubwo bumvikana muri ya ngingo ya 209 ubuyobozi bw'urugo n'ingingo ya 210 kugira uruhare n'undi akagira umutungo we ukamwandikwaho. Dusoza nagira ngo ngende mbaza buri wese uburyo yahisemo kugira ngo dusoze. Nababwiye uburyo 3 ivangamutungo. Nshimiyimana Joseph na Uwisanga Yvette. Birori Donatien na Ingabire Liti. Bivuga iki? Bivuga ko abashyingira bombi bafite inshingano zingana zo kuyobora umuryango, sibyo? Bivuze ko umugore kera atafatwaga nk'ufite agaciro, sibyo? Iri tegeko ry'umuryango ryahaguruka n'ubasha kubimenya. Irya mbere ni ugufatanya n'umugabo kuyobora umuryango, ingingo ya 210 gufatanya n'umugabo gutanga imitungo, sibyo? Turumvikana? Ikindi, umuryango w'uyu munsi utandukanye n'umuryango ufite imyaka 15 ishize. Ntabwo ushobora gufata umuryango w'uyu munsi ngo ufate n'umuryango umaze imyaka 15 ishize. Hari imigani rero y'abakurambere bacu ba data ukwiriye kwitondera. Ntabwo ikijyanye n'iki. Mama ufite umugabo urogereza ubusa. Mama ufite umugabo yamazi abaye makeya. Mama utazageze i Kigali. Ibi rero ubyibagiwe byajyanye na nyakatsi. Yes, ari amafaranga 200 afite agaciro mu gihe amafaranga 500 afite agaciro mu gihe. Sibyo uvuga ngo amavuta yo kurambaye ku Burundi arambaye ikigihumbi abana baburaye bamwe. Sibyo ntabwo dukwiriye gufata umuryango w'ikintu tuvangire ibintu. Urabika ibi ni nkajya ku nshingano zo kwita ku bana. Inshingano zo kwita ku bana kubyara n'ikimwe kurera kikaba rwose ikintu gikomere isi gikomere u Rwanda gikomere abaturage u Rwanda. Iyo abana tujyane iwawa ukara abana tujyane Gitagata dutoragura hano umuhanda izererezi bose bafite basafite abana. Ariko ikibazo ni iki? Iyo umubyeyi yabyaye abana benshi adashoboye kurera abana baramutaho kigenda, sibyo? Iyo bagira n'abana b'abakobwa batera inda z'imburaki bakaba ikibazo ku muryango ku kibazo ku gihugu. Uzabyara abana mushobora kurya
sibyo namo barokore utuzabyare tubiri niyo wifuza utuzabyare tubiri sibyo icyo gihe ikintu gikomeye ku isi ni ukwera, ikintu gikomeye ntabwo ari ukubyara. Umuntu wese waba ufite amenyo ufite amaso waba kuzana umugore wamutereye sibyo ariko kurera umuntu wese ntabwo ashobora kurera. Abana bakenera ibintu byinshi mu muryango sibyo se ari ukurya ari ukwambikwa ari amashuri nta kindi kintu uzasigira umwana wawe usibye ikaramu. Birumvikana aha ngaha rwose twumve abamama beza tureba imbere yanjye hari abagore badashaka konsa abana ese niba mwarabonye isoko aho uzajya mujyana amashereka nanjye wanjye mubwire mada turi mu gihombo umwana utose nta rukundo agira ababyeyi umwana utose indwara yose ije imushyira hasi usanga utwana umusatsi wawe na siteroya na rwanda rwa siteroya ufite mu ntoki ujye mureba uburwayi uzajya kwa muganga seje muri saa basore banjye reba kugira ngo bazatinza uzatangira ufata ifishi y'ikingira ugera kwa muganga uzana utwana twose umusatsi wawe na siteroya kubera iki ko ababyeyi twatetse ku nshingano abana tubarekera abakozi ugura amaritiro 3 y'amata azi iwa buri munsi wahava umukozi akagurisha litiro 2 isigaye imwe akagushyiramo amazi akaragara kamera gutya sibyo ikindi jani yavuye ko igitandukanye mu Rwanda yababwiye mu gihe bari amagana 18 impamvu zo gutanga ubusambanyi guturu sibyo ukatirwa burundu cyangwa se waga gutanga ibitunguru aho naho uzigiye waga gutanga ibitunguru aho itegeko ingingo magana 10 yibutsa abashyira ngo bafite ububasha bungana no gutanga ibitunguru muzirinde rero iradukunda rero iradukunda uzatekera umutware wawe ntabwo nari muzi ndatomboje sibyo niba bw'ibiro bitatu by'imbo kuzihe utazamuha inusu umunsi uzamuha inusu azajya kwaranga ajya kurunda urarwanda n'iki wamutekera akajya kawe birumvikana aha rero ngo umwana apfa usizate gushinga umuryango ntabwo ari iki ntabwo ari umunyenga sibyo abantu hari abandi bagira urukundo rw'igihe gitoya rw'igihe gitoya ntabwo ruramba ntacyo rwatanga ariko urukundo rwiza ntabwo ari ibyanditse muri Bibiliya ntabwo bavuga ibintu beza ariko udafite urukundo ntacyo uzaba urukundo ruremuka urukundo rugenda birumvikana satani atazabata uzirinde ikintu cyose cyatuma kikwibutsa amateka mabi kuri mugezi birumvikana mu gihe tuzina twiza mwitana rendi yahe ariko nakundi niko mbana mbere bashyira mu itangazamakuru bashyira hose no gutangaza hose ariko nakiri mwaye none se Yesu abo yagiye neza soba mu tuzamwe nibutsa biki inshingano zo kwita ku mutware wawe niba arya ikiro cy'amashaza n'ibi sibyo umunsi muzaza kubikora n'ubundi azarega biye mu gasozi kandi usange mutakaje ntaza n'abashyitsi n'ushaka akagira karengane ariko ukagira ukagashura ukabye sibyo ugusoza ikintu cyubakira abashyingiranywe ukubizanya icya kabiri umuryango wubakira ku ijambo ryitwa amabanga uzizera umwana umuntu azakora iki sibyo umuntu wese uri ku isi ntabwo ari intungane sibyo ariko ibibazo n'ibivuga Mwiza Conway Paul Pascal na Kirabo Fiona Sebashya Aimable na Gasengayire Yvonne
Nshimiyimana Joseph na Wisanga Yvette, Birori Donatien na Ingabire Lydia bagiye imbere yanjye ku ruhande rwa benshi nshingiye ku bubasha bw'abana n'amategeko yemeje ko kuva ubu Agaba Basana Dane na Bazizane Devia, Muhirwa James na Ingabire Bishira, Kabera James na Iradukunda Minal, Mwiza Ngondo Pascal na Kirabo Fiona, Sebashya Mubabe na Gasengayire Yvonne, Nshimiyimana Joseph na Uwisanga Yvette, Birori Donatien na Ingabire Lydia bashyingiranywe nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Mu kanya mwaje muri Garago tukaba dutangaje ko mwaje gushyingira mu buryo bwemewe n'amategeko. Icya kabiri nongera kwibutsa twebwe ikintu cyose muzakira muzatugane, ikindi tubifuza no kuzagirana umuheka kandi Imana ishobora byose izabubakire mugire ibihe byiza. wateye imbuto y'urukundo iyo mu mutima wanjye ndarwumva rugenda rukura buri munsi. You darling, have I ever told you how much I adore you? My queen, my lovely Valentine. Igumira, let's forget about time. There's a fire burning in my heart every time I hold you in my arms. It's in I am yours and you are mine. Nabura byose ariko sinkure. Gusaba guhinduka. Oh honey, I love you the way you are. I mean your ups and downs, your past and your scars makes me love you more. Tuzasangira kabisi umusereza nzakubabarira. Cause I promised your papa to take care of his daughter, and I promised your mama to never break your heart, to love you unconditionally. Ekoridi wakwiriye sha You will one day away. I am yours and you are mine. Yego friend. Another day without your smile. Another day just passes by. But
Now I know how much it means for you to stay right here with me. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. 1,000 miles between us now. It causes me to wonder how our love tonight remains so strong. It makes our wrists right all along. The time we spend apart will make our love grow stronger. But it hurts so bad I can't take it any longer. I wanna grow old with you. I wanna die lying in your arms. I wanna grow old with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna grow old with you. Things can come and go, I know, but baby, I believe something's burning strong between us. What makes it clear to me? I wanna go on with you. I wanna die lying in your arms. I wanna go on with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. I wanna go on with you. I wanna die in your arms. I wanna go on with you. I wanna be looking in your eyes. I wanna be there for you, sharing in everything you do. Wanyeretse ishusho y'ukuri k'urukundo, ndanyurwa nibagirwa ibyahise. Namenye kubahiga mu myitwarire, ibishashi by'ibyishimo binturamo. Impuhwe ugira n'iz'abaziranenge, bizwi na buhoro ukiza amarira. Dore nguko uko byaje, umutima wanjye uwiharira wenyine. Byanjemo kwiyumvamo, mpita niyemeza kugukunda nonaha. Bimenye kuri njye nuko igitekerezo cyanjemo, ayiye shenge, bisi nuko igitekerezo cyanjemo.
ndibaza rimwe nabibonye kare mfata umwanzuro wo kugukunda n'umutima n'ubwenge dore nguko uko byaje umutima wanjye uwiharira wenyine byanjemo kwiyumvamo ntitaniyemeza kugukunda nona bimenye kuri njye nuko igitekerezo cyanjemo ayihe hanyuma rero turabanyereka ibiganiro mu matsinda ni byiza kuganira dutera intore n'inshuti tugukumbura tugerukanye ariko kandi iyo imisango yigishijwe wenyine umaze igihe tugahuza ibiganiro tukaganira komeza umuryango w'abadanasiyo nuko nyine babyaye neza kandi bagakuza kugeza kuri munsi mu ngeri zacu zitandukanye harimo ababyeyi muri twebwe harimo abagabo harimo abagabo bafite amashami harimo ababyeyi bahanika ababyeyi babyariye harimo kandi n'abakobwa beza bagakesha abasore batura bafite ariko kandi dufite n'ingeri n'ikomeza tuzemeranye twishimanye kugira ngo umunsi mwiza w'umunezero utake ibyiza utake yo gusura ameza yayo ababyeyi uzatwekuranye twatwaye bashimwe ariko kandi njyewe mbona imbere aha ngaha nitwa ko ukenewe umwana w'abadanasiye ndatumbira ababyeyi banjye ndagenda nkajya kugaragaza icyo bantu kandi ntacyo barangaya rero kugira ngo tugume tugere ibintu byiza reka babwire ko ngenda umwana kuko nyine ntacyo abatunga n'iruhande abasore n'igihugu ariko abasaza ndetse n'ababyeyi hari umubyeyi mukuru bakira abarundi ikaze maze nawe bakire rusange ariko cyane cyane yibande ku bashyitsi bacu abasanga n'abisanganywe ikaze mubyeyi hanyuma baranambwiye ngo ni nk'umukecuru muze gufasha amasengesho kugira ngo ibyiza n'ibitu biture uwiteka ari hagati yacu yavuze umubyeyi ari kugira amazina nitwa Berina ngiri nyarwanda atekereza turebe n'igata donasiyo n'utwa wanjye uburyo bwo kwibwira abantu nagarukira abo ngabo ibihe nyine ni uku nguku bidusaba ubundi ntabwo ari igihe wagakoze ijambo muri uyu mwanya ariko ibihe niko bimeze nahoze nganira kamize bakariya n'ubwira ndi uvunitse yiga no gucumbagira ubu two turacumbagize niko bimeze ariko ibindi ntabwo ari igihe bakavuga ijambo bitewe n'umwanya numva mfite mu muryango kwa donasiyo kuko babinsabye kandi nkaba mpari nabivuga umuryango w'umuzehe Donasiyo rero ndagira ngo tubakire
nababwiye ko turiho ducumbagiza ibihe ntabwo ari uko byahoze. Bakavuye mu murenge, kera babyitaga ngo ni mu rukiko, bakajya mu rugo, Donasi akakira mugenzi we n'abamuherekeje bose, akabereka ko babishimiye. None ubu dusigaye tubikorera kuri arena, nuko nguko ntabwo twabigenza, kandi bizakomeza bityo ntukire ngo ibyo gusubira mu rugo bizongera kubaho. Ahubwo turiho turiga kugira ngo tugendane n'ibigezweho. Donasi mu mwanya ari buze kubona umwanya wo kwakira mugenzi we, njyewe nakiriye umuryango kugira ngo mbagaragarize yuko tubishimiye kwa birori, ariko noneho nanabashimiye kuba mwaremeye yuko dufatanye urugendo rusigaye. Ubundi kera mu minsi yashize muri za 70 na kangahe bavugaga ngo Manyinya ni gahuzamiryango, ariko kuva u Rwanda rwabaho umukobwa bitaga Nyampinga niwe wari gahuzamiryango. Agataho ndabwira John kugira ngo nshyikirize ijambo mu rugo. Umukobwa niwe gahuzamiryango, imiryango ibitaziranye, batuye mu misozi itandukanye, ariko umukobwa wavutse mu muryango, burya umuryango we uba wungutse undi muryango. N'umuhungu wavutse mu muryango abazazanira umuryango undi muryango, bityo rero hakabaho amahoro, hakaba umunezero, tukunguka andi maboko, namwe mukunguka andi maboko. Ubu nta cyabatera ngo turebe hirya, kuko twunze ubumwe. Iki ni cya gihango abakera bagiranaga. Rero twishimiye yuko mwatwakiriye, tukaba tubashimiye kuba mwaje iwacu, mukaba mwahabonye n'umuryango mukaba mwawubonye. Ubundi kuko umuvandimwe yasabye isengesho, dukomeze dusengera abana bacu, n'uriya wa gatandatu tuzawubone, n'ibihe bindi bikurikira tuzabibone, n'ibyiza Imana itanga inyujije muri ziriya nzira nabyo tuzabibona. Kugira ngo rero havuze amagambo menshi, uyu munsi ni uwa Donasi. Abo kwa Rwabasara Lydia muramuzi, ariko birori ntabwo ari bose bamuzi. Amutwereke, kuko kugeza uyu mwanya amaze kwereka u Rwanda ko Lydia yari aranabisinya. Lydia nawe yasinye ati ubu ngubu Donasi ni uwanjye. Nahoze mbwira umusaza niyo bitaza kubijya gikirisitu mu gipagani yari kumutahana, akavuga ati uyu ni umugore wanjye turatashye. Ibyo nifuza ariko tujya twumva bibaho. Ubu ngubu haramutse habaye impamvu ituma umwe atishimira undi ngo avuge ati turakomezanya urugendo, ntugire ngo gutandukana byakora. Kada ni ugusubira mu nzira bavuyemo, urukiko rukaba ari rwo rubirangiza. Byafata igihe kingana iki, ariko ntibikabeho kwa Donasi, ntibikabeho mu miryango yacu. Iyo twunze ubumwe tuba dushaka gukomerera muri bwa bumwe, ahubwo tugasaba Imana akaba ariyo idukomeza muri ubwo bumwe, ikadukomereza abacu n'ibyacu. Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane umubyeyi, buriya yatanze ikaze. Hanyuma reka abo ku ruhande rwa Lydia, niba koko ikaze ribaguye neza, reka mbaho umwanya nabo baryakire.
Ongera kaburi Mugande yasakariwe mukuru wanjye mu izina ry'umuryango wibasira niyo mutase bahari igiye kumurenge kizijya izo basizwe bagiranye niyo mpamvu bakongera kuba yadufashije cyane gusa kugira ngo ducunguze umwete n'aya masaha umuyobozi wacu kabera akora iki bitatugira ingaruka kandi twemera ibyishimo ndi buzire neza kugira ngo twakunduze umwete n'abatagiye na kimwe bari bagira mu nzu murakoze cyane. Birori Donatien ndetse na Lydia umudamu we Imana ashimye kumuha begere ejuru maze mbereke ibyo badukorera. Well, I found a man. Reka mbasabe batambuke agatoki ku kandi nyine badasigana. Bityo hanyuma batambuke bajye ibugibwa ndetse na pare na marene nabo babigenze batyo kugira ngo twiyakire. Ufite umutima mwiza nangira gukeka kutandukanye n'abandi mbona uri hambo ubigira simbo mbona byose nibyo ufite umutima mwiza nibyo nkorera ibindenga nibyo nozeza umutima wanjye ntabwo nibeshya nibyo urabarutsa baby ndabizi neza nibyo sinyibikeka ubwiza bwawe bwigaragariza bose niyo mpamvu ugenda umunyamahirwe urenze abakwifuza si bakeya n'amagana nk'umusenyi wo ku nyanja ufite umutima mwiza nibyo nkorera ibindenga nibyo nozeza umutima Birori reka nsabe Lydia umugore mwiza aseka neza ariko hanyuma reka wakire umutware wawe akira umutware wawe maze umurebere icyo akunda mu bwitonzi bwinshi no kwirya. Lydia arakoze cyane ntago anyuzwe mwongere ngo umugabo wariye niwe uhahata. Urakoze cyane Lydia uri umukobwa mwiza bigaragara ko watojwe. Hanyuma reka dusabe na Birori nawe bigenze utyo nawe mwakiriza icyo akunda maze mwihereze nakubwira iki. hanyuma ko bakinira
ukagira imana we utazigera ubabara uyambe ukunde mwe hatazagira ikidutanya hatazagira ikigutwara yashima ukunde mwe igira hino mama aho numva umutima wawe ukuteye igira hino sha aho mpora nkubona bugufi bwanjye menye icyo ukunda n'icyo wanga nkurinde icyakubabaza nitoze kugukunda bikunyure ukunde neza mama ngukunde ntukagira imana we utazigera ubabara uyambe ukunde mwe hatazagira ikidutanya hatazagira ikigutwara yashima ngukunde mwe ko wambereye inshuti magaruka mbere umuvandimwe kubaye data na mama ukambera aho ntari umutima wanjye uguteza amatwi nanjye ngutegeye amaboko cyo ngwino nyibwirira ngukunde neye ukunde neza mama ngukunde ntukagira imana we utazigera ubabara uyambe ukunde mwe hatazagira ikidutanya hatazagira ikigutwara yashima ngukunde mwe inyaboneka ngukunde kuri ikinege ukabura ikivugo cyanjye ukabura imfura yanjye gerageza ushushanyirize n'ibirimo ucira amarenga ngukunde neza mama ngukunde ntukagira imana we utazigera ubabara uyambe ukunde mwe hatazagira ikidutanya hatazagira ikigutwara yashima ngukunde mwe ngukunde neza mama ngukunde ntukagira imana we utazigera ubabara uyambe ukunde mwe Kukwiyuguze,
imishinga yayo nawe ntibakwibuza murakoze cyane baravuga ngo abatambira neza barakurikirana twagira ngo tubashimire umutima wanyu mwiza tutabonye uyu munsi gusa babonye kuva wa munsi tutangira kumenyana mu muryango mwiza mu muryango ufite uburere Imana ibaha umugisha kandi ikomeze ibagenere nshimiye umuryango wacu kuko ntabwo muratubona kuko umunsi muzatubona muzavuga muti ntabwo twibeshye ibyemezo twafashe byari iby'ukuri akubwiye yuko ari umuryango wa Birori se wa Birori Donatien yitwaga Birori ni ukuvuga ngo umunsi umuryango wabo uvuka byabaye ibintu kandi n'uyu munsi biracyakomeje kuzageza iteka ryose kuko izina ry'umuntu ntirizima iyo yabyaye mu Birori ataza kubyara abangaba tubonye uyu munsi ntabwo tuba twicaye ahangaha mu izina ry'umuryango wa Birori rero Imana ishimwe ko yakoze ibyo Imana ishaka agasiga izina hakurya hariya baravuga ngo udasize izina asiga umugani ariko we yasize izina none rero Birori umuhungu we nawe atweretse umuryango bose rero Imana ikuhe umugisha imiryango yanyu irabasabira imigisha uko mukoze iby'umugisha abaciye muri panya ntabwo bigeze basabira umugisha nk'uko nguko icyo nacyo tujye tugiha agaciro tunezejwe rero nuko mubishimiye ariko mwageretse muri ijambo ryo kuvuga ngo ubushakire tubanye twacu twitahire hano mu mujyi rero ntabwo bitwaze ngo nta n'abanyamahane bahari uriya mugabo Kabera mwakomeje kuvuga afite abahungu baraduprotokora neza batugeze iwacu cyakora icyo twavuga muri uyu mwanya umuntu wese waje muri ibi birori yiyumvemo amahoro yiyumvemo umutekano ntakenera guhaguruka ngo atahe ukuri ntabwo azaba amenye yitahire aho amasaha ageze n'iryo reka ntabwo ari aya Kabera ni ayacu twese kuko iki kiza cyaziye twese dukwiriye rero kubiha agaciro no kwishyira mu bikorwa ibyo batubwiye tutariye kugenderamo ni ukuri turanezerewe hanyuma nk'uko twatangiye reka twari nako dusoza dusange dushimire Imana tunayisaba kurerwa nayo nubwo ibikora tutabiyisabye ariko iyo tubiyisabye turusha gusaba umwana azi yuko se na nyina bamugaburira ariko hari igihe amubwira ati mama twicishe bugufi
turere imbere y'Imana turagushimiye Imana yacu watugiriye neza ko wabanye natwe ibihe byose by'uyu munsi na cyane cyane muri ibi birori abana batwiranye. Tunejejwe n'amagambo yatambutse, tunejejwe n'ubumwe wemeye yuko tubwunga hagati y'umuryango wa Birori n'uwa Rwibasira. Icyo tugusabye no kugira ngo dukomereze ako kagozi nikazacike n'umunsi n'ubundi, ahubwo duhore iteka ryose ntacyo nzaba ntacyo nzaba amazi asuma ntantera ubwoba umuriro utwika ntacyo uzantwara abanzi bantera basubirayo birukayo ndi kumwe na Yesu ntacyo nzaba ndi kumwe nawe ntacyo nzaba urukundo rutangaje Yesu we aya mahoro atemba nk'uruzi nami umunyabyaha nkanjye ubu ngendana nawe yo mbonye ikiganza cyawe undamira nzamuye amaboko sengushime ndirimba hosana gitare ntacyo uzantwara